ariko Fayino n'ubundi azapfa, Kagarara azapfa tu, ntabwo Kagarara yabura gupfa. Uwiteka Imana yambwiye ngo rero ngo nitubwire Kagarara, tuburire Kagarara ngo Satani amufitiye ifuhe ryinshi cyane muri uku kuzamuka, muri uku gutera imbere, muri uku kwaguka, muri uku kugenda azamuka ava ku rwego rumwe ajya ku rundi rwego. Hari ifuhe ryinshi cyane Satani azamuye ku buzima bwa Kagarara, kandi rifuhe nongere mbisubiremo ririmo rikubiyemo urupfu. Bakunzi b'Ihumure TV muraho meze neza, gitondo cyiza aho muherereye mwese, mbasabira umugisha w'Imana wadukurikira bari mu mahanga, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndabasuje cyane, wabakoze subscribe warakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Nawe utarayikora uyikore, tubane muri izi nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi byibanda ku bukungu, iyobokamana, birumvikana n'ubuzima cyangwa se imibereho ya muntu. Ntabwo ushobora kubwira abantu batari bazima cyangwa batumva impamvu babwira nuko ubuzi ko ari bazima cyangwa se nawe ukavuga uri muzima. Rero ibintu birakorana, ni nkuko twamenye neza ko amaboko adashobora gukora yonyine, ahubwo amaguru ayafasha nayo ubwayo, ndetse n'umutwe n'igihimba. Hari ibintu rero bigomba kuba ari ngombwa. Nuvanga umuntu ufite umutwe rero wenda izindi ngingo zishobora kwangirika cyangwa se zikagera, ariko umuntu aramutse adafite umutwe ntabwo yaba ariho. Ndibaza rero ko hari ibintu bikomeye, ibice by'umubiri haba ari igice gikomeye cyane. Umutwe rero uri hejuru y'ibintu byose. Rero niba umutwe wawe ari muzima ukabasha kumva, ndizera ko umeze neza. Ngusaba umugisha rero kubera ko afashe umwanya wo gukurikira ibiganiro tugira ku Ihumure TV. Tugira gahunda zigiye zitandukanye z'ibiganiro, aho ushobora gusanga ibiganiro byitwa amazina atandukanye. Tugira ikiganiro cyitwa ikinyoma cyihishe mu iyobokamana. Iki kiganiro rero kigeze kuri episode y'J30. Tugira ikiganiro cyitwa umutsima utera imbaraga, nacyo kiri mu ma episode, nacyo ndibwira ko kigeze muri za 70 hafi. Tugira ikindi kiganiro cyitwa ijambo ry'ubugingo, nacyo na ama episode. Tugira nibature, hanyuma tukagira ibiganiro byibanda ku bukungu, ifaranga koranabuhanga, ndetse aho tugira igihe kinini cyo gutradinga iri faranga koranabuhanga. Hanyuma rero si ibyo gusa, abakurikira ibiganiro by'Ihumure tugira n'ibiganiro sometime cyangwa rimwe na rimwe aho tuvuga ku nkuru nyamukuru cyangwa se muri hari iri kuvugwa cyane cyane bigeraho bihura n'iyobokamana. Niyo mpamvu muri iki gitondo nazindutse nanjye nitareka kuri kamera, ndagira ngo wenda nganiriza abadukurikiye mu bitekerezo byanyu ni ngombwa. Hanyuma rero reka mbashimire rero mwe musangiza inkuru dukora, ndabashimiye cyane, cyangwa se ukanda like kugira ngo wenda abandi bantu benshi babashe kureba ibi biganiro. Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero uyu munsi ndibutsa abantu ko hari abantu cyangwa ibigo bimwe na bimwe dukorana. Tugira ikigo gifite ama product cyangwa se ni bimwe mu nyunganiramirire byiza bishobora gufasha uruhu rwawe rukongera kuba rwiza, cyangwa se abantu bagira uruhu rwangiritse, abantu barwara ise, abantu barwara inkovu zidakira n'ibindi, cyangwa se abantu bagira ibibazo by'umubyibuho ukabije, ndetse n'abantu bakunda kugugara mu nda cyangwa ugasanga kwituma biramugora. Hanyuma rero n'abantu bagira ibirungurira. Rero hari product nziza zageze i Kigali z'ikigo kimwe dukorana. Ushobora kuza kunyandikira kuri nimero yanjye cyangwa ukampamagara nkakohereza, bakaguha ibisobanuro bihagije, bakagusobanurira, ndetse ukagira n'ibintu ushobora kugurayo bikagufasha, ubuzima bwawe bugakomeza. Nyuma y'ibyo rero dutanga serivisi z'abatekinisiye. Uramutse ufite firigo yawe ukeneye kugurisha wampamagara, cyangwa se iramutse irwaye ukeneye kuyikoresha, firigo, kwiziniyeri, ushobora kumpamagara nkaza nkagukorera firigo yawe cyangwa kwiziniyeri, cyangwa se nkayigura, cyangwa se ukeneye no kuyigura ukampamagara, tuba tuzifite. Imana iho umugisha.
nimero dukoresha ni 0788347179. Hanyuma nkuko mwabyumvishe iyi video cyangwa iki kiganiro kijya gutangira, mwabonye aka video k'umuhanuzi wahanuye kuri Kagarara. Hari utuntu nshaka tuza kuganiraho. Yongeye aravuga cyangwa se yagarutse nanone akora ikiganiro bwa kabiri, mbere yari yabivuzeho avuga ati uyu Kagarara Imana yavuze ibintu bikomeye. Aragaruka aravuga ati Imana yambwiye ngo mbwira abantu ko bakwiye gusengera Kagarara cyangwa se Kagarara akwiriye gusenga. Hanyuma ibyo nibyo nshaka ko tuza kugarukaho ku bakunzi bacu badukurikira, ariko icyo nshaka kwibandaho ni ikintu kimwe cyangwa se bibiri. Abazi ubuhamya bwa Kagarara, Kagarara yavutse mu muryango w'abandi bana bafite ubuzima busanzwe, batari bagufi nk'uko areshya, badafite ubumuga nk'uko we afite ubumuga bw'indeshyo. Hanyuma ariko mu mutwe ni hazima, ahantu hose ni hazima. Kagarara akora neza, ibintu byose birakora neza kugeza ubu ngubu. Niwe wabaye umusitari mu karere muri East Africa, kuko arimo aratigisa imbuga ku rwego bigoye ko abandi bantu babikoze. Ku manalize yakozwe, murabyibuka nko ku rubuga rwa Instagram, Diamond muri aka karere k'ibihugu bya Afrika ni uza ku mwanya wa mbere na followers bagera hafi mu miliyoni 18, ndetse no wari umugore weza aramukurikira ugera hafi muri miliyoni 13 kuri Instagram. Hanyuma mu Rwanda tukagira Bruce Melody ukabakaba miliyoni 1,200,000, ndetse na The Ben ufite hafi we yamaze kuzuza miliyoni. Aba ni abantu bigaragara ko muri analyse zakozwe bigaragara ko muri views bagize Diamond yagize hafi 500,000 mu nkuru amaze iminsi ashyira hanze, mu gihe zari umugore we yagize mu 300,000. Hanyuma Bruce Melody na Melody bo bari munsi y'100,000. Ariko uyu musore Kagarara we yamaze kukabakaba hafi muri miliyoni zirenga 2 muri views mu stories yamaze gushyirwa hanze mu minsi itarenga 20 kurikije uko hakorwa analyse za social media. Hanyuma rero uyu Kagarara byarwa n'ababyeyi bafite ubuzima busanzwe batari bato, ndetse mu kiganiro numvishe yagiranye na Ashton Hall cyangwa se uyu mugabo wamukunze, uyu musore wamukunze ku rwego nahoze nitegereza video ku kibuga cy'indege bageze mu Rwanda mu masaa 8 z'ijoro n'iminota irengaho, aho ubona ko Ashton Hall areka uyu muvandimwe we yita nk'umuvandimwe we Ashton Small akareka akabanza agatambuka, ndabyuka babaha indabo, wabonaga muri make amurespectinga akamuha agaciro gakwiye. Ndetse n'uyu Ashton avuye mu Buhinde basesekaye Kigali. Hanyuma icyo nshaka kugarukaho si ibyo mwabibonye ku binyamakuru n'ibitangazamakuru bikomeye, sinza kubitindaho, ngenda ndashaka kwibanda mu gice cy'iwacu cy'ubuhanuzi kigiraho gihurira n'urupfu. Narababwiye ndongera mbisubiramo, ndababwira ntabahanuzi. Abahanuzi ni abantu bakorera mu gice cy'isi y'umwuka, hanyuma bakavuga ko abahanura mu rusengero ndetse n'abahanura hanze y'urusengero mu byumba by'amasengesho na hano ku mbuga nkoranyambaga, bivugwa ko aba bantu ngo bakorera mu isi y'umwuka cyangwa mu isi twe tutabasha kubona, isi y'umwuka aho berekwa, aho bari byandi batareba, aho bavugana n'Imana. Bavuga ko rero bo bakorana n'Imana cyangwa se ari Imana ibabwira. Hanyuma ngo bakorera mu isi y'ubupfumu, ngo bo bakorera mu isi y'umwijima aho bakorana ngo na Satani. Ariko abantu ntabwo batandukanye, aba bantu barahura. Ndagira nkubwire ko abapfumu n'abahanuzi bahura, kandi aba barozi cyangwa se abo twita abapfumu nabo twita abo bahanuzi bafite ubushobozi bwo kuroga, baroga. Rimwe na rimwe buri abantu benshi bapfa bicwa n'abahanuzi cyangwa bakicwa n'abapfumu n'abarozi. Ibyo ubihakana antera amabuye. Ikibazo aba barozi bararutanwa, abapfumu bararutanwa, n'abahanuzi bararutanwa. Mugenda mububaha mu nzego zitandukanye kubera ukuntu wenda bagenda barutanwa n'icyubahiro mugenda mubaha
mushingiye ku byo bahanuye n'ibyo beretswe cyangwa se n'ibyo bapfumuye ngo bigasohora bikaba. Bibutse ko muri iyi nkuru hari umukobwa umwe wigeze guhanurirwa n'umukozi w'Imana umwe hano w'umusitari rwose aramuhanurira, nari nicaye, umukobwa aza kwicara avuga ati iby'umupfumu ejo bundi yambwiye neza fotokopi nibyo profeta ambwiye. Umukobwa yagiye mu bapfumu, amaze kujya mu bapfumu araza, amaze kuza ageze mu rusengero profete nawe ahita abyorekwa gutyo arabimubwira. So umukobwa akomfirima ko rero umuhanuzi koko akorana n'Imana, na hanyuma nsigaye nibaza umupfumu wakorana nande. So ibi bintu nibyo nshaka kugarukaho. Kubera iki mu Rwanda umustar uvumbutse akaza wenda akaza muri image bacu batamenyereye, ndaguha urugero, ari umuvugabutumwa uvumbutse akabwiriza, ngira ngo iyo barangiye ntitumenye aho baciye, bo bapfa nabi, ko bapfa mu bugingo bikarangira no mu isi bapfuye twababuze. Kuko impamvu aba bitwa abavugabutumwa baza muri image, aho baza bitwikiriye umutaka w'agakiza cyangwa wa Kristo n'Imana, ariko mu by'ukuri baje gushaka hiti rero kugira ngo uyibone bigusaba gukora ibintu nyine nk'ibyo aba bose bagiye bakora. Urabona dore imbogo baririmba, baramenyekanye, bakoze nyine ibintu abantu badashobora kubishyira muri sense yo kuvanga abantu n'abahanga cyangwa n'abanyabwenge. Murabyibuka ko izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se izi social media dukoreraho kenshi, ntabwo abantu bakunda abantu bafite ibintu by'ubwenge, ahubwo bakunda abantu bazanye ibintu bidasanzwe, ibintu wenda by'ubupfapfa, byo kwisekereza, abantu bari gukora ibintu bisa naho isi ari byikeneye. Dabro barahitinga mu bice byose, basanga muri sekera bahitinga, ndetse bajyana muri gospel bagahitinga. So rero akamaramaza aba bagiye baza barapfuye abastari barapfa, kandi ugasanga ngo hari umuhanuzi wanje kubihanura ngo Imana bimweretse. Ntibaza uyu muhanuzi waze guhanura ibyo bintu kuki Imana yamubwiye ngo basengere runaka, hanyuma we kandi ntamusengere. Nk'ubu ugiye nyirizina twinjire kuri Kagarara, Pastor Bosco n'umuhanuzi, ni umupfumu rwose mwiza, wenda nawe ari kunyumva arabizi, turaziranye, ntago ndi kumuvuga nabi kubera ko iyo mpano afite ndayubaha, nge ntayo mfite. Hanyuma arangije arareuta cyangwa se arerekwa cyangwa se avugana n'Imana. Imana imubwira ko uyu muntu Kagarara ari guhitinga. Ariko nkibaza, Satani niyo yahaye igikudiro Kagarara. Mwibuke ko Ashton ni mu bintu bye avuga cyangwa se mu bintu bye akora, bigaragara ko ari umukristo, kuko mu ndangagaciro ze ubona ari umukristo, bitandukanye n'abastari bose tubona baba ari aho babyigana n'abagore. We rwose ntago ariyo mudakorera amakorera mu kirere, bisa naho ari ikirere cy'indangagaciro z'umukristo. Sengiye kuvuga ibindi kuri we kuko simuzi, ntituziranye, nta n'ibindi byinshi nzi kuri we. Hanyuma ndashaka kumenya uyu Kagarara yahitinze kubera ko ari Satani yamuhaye igikundiro akagera hageze uyu munsi, cyangwa se yahitinze kubera ko Imana yamuhaye igikundiro agahitinga ko akagera aho hantu inyenyeri ye yatse, cyane ko mu muryango we nta nundi wari kumenyekana cyangwa wenda ntari kuzakora nk'ibyo Kagarara yakoze. Hanyuma Imana irangije iraza iravuga ngo uyu muhungu ari guhitinga, reka mubwira asenga adapfa. Rero hari sometimes hari ngenge nibaza, so Imana iri sinzi urwego mwashizeho Imana cyangwa mufataho Imana, aho ikora ibintu nyine bimeze nk'ibyanyuto uko yivanga mu tuntu duciriritse. Imana hari ukuntu muyifata nk'iciriritse, kandi Imana ntabwo iciriritse. Imana irahambaye ku rwego udashobora kubwira umuntu uwo ari we wese, kandi Imana irebera kure ibyo twe tutareba. Ndetse Imana izi neza urugendo rwa buri muntu. Imana izaho umuntu azarangiriza, Imana izaho umuntu azakomereza, ibyo byose irabizi. So niyo mpamvu iyo uri umuhanga, kuko nawe ndibaza ko namwe mwese mumurikiye Kagarara mumumenye kubera ko ya performance isi, ari guhitinga isi.
My friend none bijya agiye gukora mu Rwanda byo nagatangaza kubera ko ni iwabo yahageze amaze iminsi ari kuzenguruka ibi bihugu. Noneho umbwire ukuntu Imana ihise ibona ko agiye gupfa kuko bamenshoninze urupfu. Noneho uyu muhanuzi ntiyamubwira ngo sengera uyu muhungu agiye gupfa ko nta muntu wari ariko ngo tubwire ko agiye guhitinga. Rero akamaramaza bro, ibi boro mwabyihoreye. Sinzi ari umuhungu umwe ndamusuhuza cyane Justin, niwe ujya umbwira ngo ntukajye uvuga ngo ibi boro ko ari igihe bincanga. Ibi boro byo muvangamo Imana, ibintu ibintu nyine byanyu, udutekinike twanyu nyine, impano nyine mufite. Bro, happy guys. Ntago mwakaye mubishiramo Imana pe. Mwakaye mwiyeranja mukavuga muti ngiye mfite impano y'ubuhanuzi, neretswe Emi agiye gupfa. Ya ukaza ukabimubwira ukavuga uti neretswe ugiye gupfa kandi uzapfa. So no we nkahita muganda ni ngiye neretswe kutazapfa uzarama nk'umusozi basi kimwe muri ibyo kuko ninde utazapfa. Kuteretswe agiye kuba umustar se ngo uvuge ngo hari umuntu Imana yanyeretse igiye kuzamura bita Kagarara. Kagarara ko yitabye telefone ya mushuti we, akamubwira ngo ndaza muri Ghana turahurira, ko nta n'uwabimenya agenda ko my friend. None twabonye nyine yatigishije isi, Imana ihise ivuga. Iyi Mana bro, iyi Mana rwose ntago abantu bakwiye kuyiringira pe. Ngiye ntago ndibuze kukwiyama kubera ko ngiye buramba nzi neza ko umuntu wese hari ukuntu anduta, kandi si ubuheza ngundi buriya bro. Ngiye ndakubwiza ukuri, umuntu wese nanjye mfite uwo nduta, n'uwo nduta kandi nawe afite uwo ruta nanjye, kandi uwo nduta nawe mfite undi nduta. Ibyo by'ubwo buzima dukwiye kubamo, kandi buriya bibaye byiza wakubaha uruta ukubaha n'ukuruta. So icyo nshaka kubwira abantu ni kimwe, buriya umuntu wese twirwa dusitaragoringa mu buzima, ariko hari igihe bigira gutyo umuntu agakubitana n'akantu ke. Rero ugize gutyo ugakubitana nako ukakabona, ntago ukwiye guhenera abandi ngo babwiye ngo ngiye narasenze iranyumva, ngo hanyuma ngo nange musenge cyane. Umuntu ukamubaza ngo byagenze gute kugira ngo ugere aho ugera, agatangira kukumvisha ko ari ukuntu ari Imana yabikoze nyine, yasenze nyine Imana ikamwumva. Hanyuma we ntago yakumvishe tu, wihangane. Hari abandi yumva, hari n'abitumva. Imana bikarangira ahantu yagize injustice. Urabona? Kandi nyine bakayibarira mu mazu meza, bakayibarira mu mamodoka, twe tukaza kugira ngo twe urumva umugambi wa Satani kugira ngo twe tujye duhora twicira imanza ngo impamvu tudafite amazu meza, nyine twe ntago Imana yaduhaye tu. Hanyuma mwe yarabahaye impamvu tudafite amamodoka meza, nuko twe ntago yaduhaye. Ya bro, Imana muvana mu tuntu duciriritse tw'amafuti rwose bw'amafuti. Ntimugatuma umuntu abubaha, ni namwe mutake kumanura icyubahiro cyanyu. So benshi baravuga bati ni impamvu yo kugira ngo uyu mugabo Bosco hanuye ibi bintu ndamumeshoninga kubera ko yigaragaje, hanyuma ngo abe ahitinge nyine tu namenyekane, kubera ko urumva ibintu uri kunzwe hano hanze ni Kagarara. Ashotons ndibaza harya ngo harya asinza ninde yakubise mu Rwanda ngiye kuvuga utariwe, yakubise ngo ka Rutambi. Niko kanone nabashije kumenya mu Rwanda ngo yari yakubise Rutambi akaba ari umuntu w'umustar ngo ukomeye. So noneho birangire n'abantu b'Imana, Ashton Small nyine bamuzamukiyeho kugira ngo bagaragare ko hari abantu bari gukorera Imana. Bishobora kurangira rero hagiyemo kakana ngiye kukubwira. Kubera iki aba bantu bari baduka babara kwaduka, wenda
reba nka Gogo ukuntu yadutse abantu bakamukomera amashyi ariko nta nubwo arazi kurimba ibintu bihambaye hari sinzi nyine hari ukuntu isi ikumurika, akaba hari abandi bantu bagenda mu iyo si y'ibyo twe tutabona. Abakozi b'Imana benshi urasanga batangiye content kuri Kagarara, Ashton Small baraza kumukoraho content. Abakozi b'Imana waye n'abanyamakuru bibone bafashe kamera bagende bayitunge nk'umukozi w'Imana tuzi tumenyereye, atabaza ngo niko se ngo hari umuhanuzi ngo hanuye ngo Kagara agiye gupfa, ubwo ahita ahinduka content. Utuntu kuki mutuvangamo Imana? Nta kuntu nyine mwareka tukadukora nyine tu. So impamvu ni imwe nuko hari abantu baba ubuzima bwo kwizerera mu Mana, kandi twese dukwiye kwizerera mu Mana, ariko yatangiye kuzamo utuntu tubavangavanga nk'utu ngutu Imana yavuze ibi none ntibibaye. Ubu nadapfa bazavuga ngo urumva ngo yari yavuze ngo basenge ngo none barasenze ngo Imana ikuraho urupfu, ariko fayino n'ubundi azapfa. Kagarara azapfa tu, ntabwo Kagarara yabura gupfa. Urumva ikibazo? Kagarara azapfa ryari? Kagara bro, baho man, ubuzima bwawe rwose big up, ntabwo uzapfa bro, ntabwo uzapfa none, uzapfa igihe kigeze, kandi no hano ko uzapfa ari mu nzira. Ejo nawe wakumva yaciyeho, nanjye ukubwira ibi ndi mu nzira. Twese turabakandida. Ikibazo ni igihe cyo kugenda. Bivuze iki rero? Bivuze ngo rimwe na rimwe bano bagabo bakora muri isi y'umwijima cyangwa abagore bakora muri isi y'umwuka abantu batabasha kubona, yakora uko ashoboye akanakunigisha ibintu nubwo bitakwica, bakakujyana kwa muganga agahanura akavuga ati nari nababwiye ko ariko muzabona ikimenyetso. So none nagera kwa muganga abantu bakabimenya ko ageze kwa muganga, bazahita bavuga ati wa muhanuzi oye, wa muhanuzi azi guhanura koko avugana n'Imana, abantu bamuzeho. Ibibazo byanje hano bahita baza birukanka bati ye twabonye umukozi w'Imana yanduye ko Kagara azapfa, none ubageze mu bitaro ubagiye gupfa. Hako muzageza ryari koko kubaho ubuzima bumeze nk'ubutari mu ubwenge? So icyo nashatse kuza kuvuga ni kimwe, twe guterana amagambo twese, ahubwo nyamugani niba ari ugusenga ubwo nyine mu musengere. Gusa biragoye ko wenda njye namusengera, kuko ese musengere kubera ko aje kuri social media tukamumenya, nahere waba icyangugu cyangwa nkaheraho n'abandi, hari n'abi Musanze tutazi, hari n'abandi nabo bari bupfe. Dusengere ndetse tureke nde? Kwe gusenga ariko ukamenya ubwenge bw'ibyo usenga, sibyo se? Ikindi bantu bahanuye byose niyo yapfa kandi none ntabwo bivuze ko uwabihanuye nyine ngo Imana yari yamutumye ngo none ngo tumukomere mu mashyi. Dore mwabyihoreye koko mugashaka ibindi bintu mujyamo. So Imana ibamugisha, mwakoze cyane, musanzwe nari kuzo